Yes, uyu munsi ngiye kwereka uburyo ushobora gukorera koyini mu buryo bwihuse kandi koyini izagira agaciro mu gihe kiri imbere. Ni koyini yitwa pepi koyini. Urabona ko iyi ni mayiningi kandi iyi mayiningi iri furi. Izi koyini ziri furi kuko nta gishoro, nta bindi bintu usabwa. Icy'ingenzi ni ugufungura akawunti ugakorera izi koyini. Reka nze mbereke uburyo ki ushobora gukorera iyi koyini n'uburyo iyi koyini ikora. Iyi mayiningi ni nshyashya kandi ni nziza cyane. Ndizera ko rero muri bukomeze kugubwa neza. Niba utarakora subscribe, kora subscribe. Urabona ko ku munsi ukorera koyini 448 n'ibice 460. Iyi bayita pepi koyini. N'abatindiye reka mbereke uburyo iyi pepi koyini ikora. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube, kora subscribe. Ukande ku kazogera ubundi wemeze all notification kugira ngo ibiganiro byose nshyira kuri YouTube ujye ubasha kubibonera ku gihe. Ikindi ushobora kunyandikira muri comment yuma support y'ikindi nakora kugira ngo video mpaha zibe zimeze neza. Niba wishimiye iyi video uyohereze inshuti zawe cyangwa se abandi muziranye basanzwe bakora ibijyanye na mining cyangwa se bakora amafaranga kuri internet. Mushimiye ko bikoze. Kora na like kugira ngo nishimire support yawe. Reka noneho mbereke buryo ki iyi mining ikora. Okay, reka mbanze noneho mbasuhuze. Mwaramutse cyangwa se mwiriwe bitewe n'ahantu buri wese aherereye. Nkoze iyi video kugira ngo ngerageze bimwe mu bintu abantu babona ko bidashoboka, kuko ni ibintu bigaragara ko bishoboka ariko ukabona ntibishoboka. Njye rero ngiye kugaragaza niba bishoboka cyangwa bidashoboka. No kuvuga ngo ni mining nabonye, ariko iyi mining ndi kuyikemanga. Urabona ko ifite 0 nako ku munsi ushobora kumayininga pepe 248. Ibi bintu sinzi niba bikora, gusa ngiye nje kugaragaza niba bidakora cyangwa se cyo kutabyemera, ahubwo ngende ndagira ngo menye ese ibi zirabikuzwa cyangwa ntizibikuzwa. Niyo mpamvu ngiye kubakorera iyi video kugira ngo ngerageze ndebe niba koko ibikuzwa. Niba ushaka kwiyandikisha ndaguha link uyandikishe. Hanyuma kwiyandikisha ntabwo ari gukora bya bindi bya password, email, username. Oya, wowe urakoresha email usanzwe ukoresha muri FastPay. Muri FastPay niho byose bikorewe. Ni ukuvuga ngo n'igihe cyo kubikuza uzabikuriza muri FastPay. Ubwo rero nujya kwiyandikisha ndaguha link wiyandikishe, hanyuma ukore iyi mining neza rwose kandi bizagenda neza. Ndizera ko ubu ngiye kubereka uburyo ishobora kubikuza. Ese koko irabikuzwa cyangwa? Kanjye kuri dashboard ngiye gukanda hano kuri withdraw. Nimpakanda bahita banyereka ko minimum yo kubikuzwa ni iyi. Muri kwibona neza, minimum yo kubikuza ni 0.5 bya pepe coin. Ni ukuvuga ngo ngiye mfiteho pepe coin 17. Nayifunguye muri iki gitondo, mubyumve neza. Nayifunguye mu gitondo, ndumva nta n'amasaha 3 ashize nyikoze. Ubwo rero ndajya ndebe niba koko ikora. Hano ngiye kwandikamo 17 pepe coin 17. None icyo ngiye gukora, genda kanda hano kuri withdraw. Yes, withdraw hano kuri confirm request. Reka mpakande ndebe rwose. Tayari hano bari kugaragaza ko ama pepe coin 17 yavuyeho rwose, yagiye kuri FastPay mu kanya. Uri kwibona neza, tariki 20/31 z'ukwa gatatu. Ngiye kureba ese muri FastPay pepe 17 zagezeho. Reka mpagere. Yes, aha ni muri FastPay yanjye. Reka nze ndebe koko niba zagezeho. Aha ndi ubirebere nepfa aha.
tayari mwabibonye neza ko pepe 17 zamaze kugeraho. ibi bintu reka mbabwire, izi pepe coin nimuzikorere kuko izi zishobora kuzabyara umusaruro mu gihe kiri imbere. Ni ukuvuga ngo mujye mukora ibintu bigaragara ko bibikuzwa. Nzabakorera video igaragaza uko wabikura amafaranga ari kuri Fastpay ajya kuri Binance. Gusa iyi pepe coin murabona ko mugomba kuyikora, sibyo? Ariko igisigaye ni iki? Dusigaye kumenya niba ubutaha nabwo tuzabikuza. Kasubire kuri dashboard. Ni ibintu ndi kugerageza nshuti zanjye, reka nongere mbikore ndebe wenda niba buri munsi umuntu abikuza inshuro nyinshi. Ndakanda hano kuri withdraw ari umutuku, nindangiza nshyiremo hano pepe imwe. Yes, ndashyiramo pepe imwe. Nindangiza nkore hano kuri confirm request, ndahakanze. Nyamuneka aya mafaranga mwayakoreye koko? Sibyo, aya mafaranga ni ay'ubuntu, ubuntu uriko, ubuntu nyabuntu. Ni ukuvuga ngo rero reka twongere dusubire muri Fastpay turebe koko niba nayo ahageze. Reka dusikororinge tumanura, dukore refresh. Dukore refresh, noneho tujye kureba kuri pepe nako kuri noze ko inshuti zanjye mbashaka kubaha ibintu byizewe nagerageje. Murabona ko izi pepe imwe nanone yagiyeho ku itariki 31 z'ukwezi kwa gatatu 2025. Muri kubona ko izi transaction zose nzikoze uyu munsi, izi ko ari ebyiri, sibyo? Niba rero wumva ushaka gutangira, link iri muri WhatsApp channel. Niba wifuza link y'iyo mining uranyandikira kuri 0726 ni ukuvuga ngo nunyandikira urambwira ati mpa link ya WhatsApp channel kuko niho link iri y'iyi mining, ndahita nkwereza link ya WhatsApp channel, nawe ugende urebe iyo link hanyuma wiyandikishe. Mbibutsa ko kwiyandikisha no gukoresha email ya Fastpay. Muri kubyumva neza, email ya Fastpay. Reka nze mbereke ukuntu buryo ki uri bwiyandikishe. Reka mbe nkoze logout iyi ngiyi, niba nta ngaruka biri hungireho, ariko ntacyo nanakora n'indi. Kantegerezeho gato, network ndabona ziri kwanga ariko biraza gukunda. Yes, ni ukuvuga ngo nuza ugakanda kuri link ndi buguhe muri groupe cyangwa se muri WhatsApp channel, uraza ukanda hano kuri start mining. Nuhakanda baragusaba gushyiramo email wafungurije account ya Fastpay. Muri kubibona neza. Njyewe mail ndi bushyiremo, ndashyiramo email, nindangiza nze nkande hano kuri start mining. Ndategerezaho gato. Yes, ni ukuvuga ngo numara gukanda kuri start urabona ko mining yawe irahita itangira. Nshuti yanjye, iyi ni sure deal. Nubwo mujya mu ndirimbo ariko n'iyi ni sure deal. Reka mbereke uburyo pepe imwe ibingana, nubwo ari nke ariko umuntu yayikorera. Ndaza muri Chrome nandikemo ngo pepe coin to USDT. Nimara kubyandika turasanga pepe imwe ihwanye na 0.0573. Muri kubyumva neza. Kugira ngo guhize idolari, kanshaka uburyo mbikora. Kugira ngo guhize idolari bisaba kuba ufite pepe coin zingahe? Ni ukuvuga ngo bisaba kuba ufite pepe coin 1000. Muri kubibona neza, ni pepe coin 200,000.
Muri kubyumva neza, ni ukuvuga ngo nubwo iyi coin ifite agaciro gake, amakuru aragaragaza ko iyi Pepe coin hari igihe kizagera ikazamuka. Reka wenda tujye nko muri Binance. Yes, aha ni muri Binance, murabona ko coin nyinshi zamanutse zose. Urabona ko uretse iyi yitwa gutya UFT n'iyi ya TRX niyo iri gusa nkaho iri kuzamuka, ariko urabona ko coin zose zabaye umutuku. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga ngo ntago kuba coin yamanutse cyangwa yazamutse biba ari byiza cyangwa ari bibi. Ni ukuvuga ngo kuba yazamutse ni byiza, no kuba yamanutse ni byiza. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko iyo coin itazamuka ngo imanuke, nta cyizere kiba gihari cy'uko iyo coin yazabyara umusaruro. Muri kubyumva neza. Bajya bakunda gutanga urugero kuri Ethereum yahereye kuri 0.5, ariko urabona agaciro igezeho. Iri ku madolari 1746. Urumva rero niba coin iri kumanuka nta kibazo, niyo irizamuka nta kibazo. Reka wenda twirebere kuri Pepe yacu, twari tuje kureba. Urabona ko Pepe coin yamanutse cyane ugereranyije. Urabona ko yamanutse ku kigero cya 2.59. Yes, ushobora no kuyigura kubera ko yamanutse cyane. Ubwo rero ngo iriya mining ya Pepe coin ni mining ifite ahazaza heza. Kubera iki? Iramanuka nayo ikazamuka. Bivuze ngo nituyimayininga tukibikira coin zacu, hari igihe kizagera ikazamuka bikatubyarira umusaruro. Ni ukuvuga ngo iyi profit ya buri munsi nyamuna reka tuyikorere pe, tuyikorere. Nubwo yamanutse ku ma exchange, ariko izazamuka igira agaciro. Ndizera ko rero ko muri bubashe kuyikora. Iyi video nyikoze kugira ngo ngerageze, sibyo? Hari igihe wenda umuntu ashyira ibintu kuri YouTube cyangwa se akabishyira muri group akaba ati izi ni scam. Ntabwo ari scam. Nubwo ifite agaciro gake, izagera izamuke. Reka mbereke ikindi kiri bubafashe gukomeza kuyizera. Murabona ko iyi Pepe coin ntago kubikuza ari rimwe ku munsi. Oya, ni 2 ku munsi, 3 ku munsi, cyangwa inshuro nyinshi. Muribuka ko nabikuje ubwa mbere. Urabona ko nongeye ngira Pepe 20, sibyo? Nongeye nkora video igaragaza ko nagize Pepe 20. Uri kubibona neza? Noneho reka nongere nkore withdraw urebe ko bidakunda. Ni ukuvuga ngo ushobora kubikuza kenshi ku munsi. Gusa icy'ingenzi mujye mureka profit ibe nk'ijana cyangwa 200, ubundi mubone kubikuza, nibwo muba mufite ikintu mubikuje. Kuko impamvu mbabwiye gutyo, ushobora no kubikuza 10 cyangwa 5, bitewe n'uko izi mining akenshi zikunze guhita zirangira. Kuko nta kantu mba ngira ngo mbabwire, zikunze guhita zirangira. Kuko niba uyu munsi tubikoze ku itariki 31 z'ukwa gatatu, ubutaha igihe wenda uzageza ku yindi tariki byararangiye. Ubwo rero reka mbikuze turebe ko bikunda. Ubu ni ubwa gatatu tugiye kubikuza. Turashyiramo hano Pepe 20. Niturangiza dukande kuri confirm request. Nituhakanda, yes, urabona ko transaction ya gatatu irabaye. Iya mbere ni iyi ngiyi, iya kabiri ni iyi, iya gatatu ni iyi. Reka dusubire muri First Pay. Nasoza video kugira ngo itabarambira. Dusubira muri First Pay yacu, turasanga hari indi transaction ize. Urabona ko nakoze payout receive 3 uyu munsi, 3. Uri kubibona hano neza. None tujya hano hepfo kuri transaction hano, urabona ko Pepe coin zahageze ari zingahe? 20. Ubwa mbere twabikuje 17. Uri kuzibona uyu munsi ku itariki 31. Bwa kabiri tubikuza Pepe 1, bwa gatatu tubikuje Pepe coin 20. Murabona rero ko iyi mining yizewe kandi ikora neza. Ubwo rezo coin ni mukoro uko mushoboye muzibike, kuko hari igihe zizazamuka zikababyarira umusaruro. Kandi coin ye uyibitse nibwo igira agaciro kuruta kuyibona ugahita uyigurisha.
Ndizera ko rero muri bukomeze kugubwa neza kandi iyi mayiningi mukabasha kuyikora neza. Urabona rero ko iyi mayiningi ari nziza, ndizera ko izabashimisha kandi muyikore mushishikaye. Niba wishimiye iyi video kora subscribe, ukande like na share kugira ngo wisakaze ahantu hose kugira ngo iyi mayiningi bayikore babashe kubona amafaranga y'ubuntu. Iyi ni Pepicoin kandi Pepicoin y'ubuntu. Ndizera ko rero muri bukomeze kugubwa neza, ndabakunda cyane.